nk'uko mukomeje kubimenyera rero muzi neza ko tugerageza uko dushoboye kugira ngo tubagezeho yaba amakuru yaba ijambo ibintu mbese bijya mbere kugira ngo namwe mube mumeze neza muzi ibijya mbere bitabacika abantu ngo babayobye. Ubu rero ibivugwa muri ino minsi ni ibiki? Amerika uzi ko ariyo kizigenza ibintu byose n'ibindi bihugu ngo bahamagaje abapasiteri amagana n'amagana babakoranya hano. Nuko ugiye kubyumva Periston agiye kubikubwira uwo nawe akaba ari umuntu uvuga ijambo uri muri Amerika ukomeye, ariko we ntabwo yagiyeyo, yabyumvise nyine muri bagenzi be babivuga. Ngo bahamagaje abapasiteri bose rero benshi bakomeye bafite influence, noneho ngo babaha amabwiriza y'ibintu bagiye gusohora ngo gushyira hanze ngajyanye n'ibivejuru, ibintu bagiye kubabwira ibyo ari byo kugira ngo bitegure. Noneho ngo barababwira bati ibi bintu mugende mubishyire mu bayoboke banyu babimenye babyumve neza. Abantu bakibaza bati niba ibyo bintu bagiye gushyira hanze ari ukuri, kuki abashakashatsi kabahariwe babikoragaho yaba ibi bya UFO yaba ibivejuru n'ibyo byose bari kubura irengero? Kuki bari kubura irengero? And I'm not going to go into great detail, but there were a large number of pastors that had been invited to go to a certain state to hear some men in the United States government and others share with them a concern that they had. And this particular man, and I'll not name him, and then we may end up doing some teachings with him or having an event at his church. He has a great church. But he said, Perry, what they're about to release, from what we're hearing, there's going to be a release concerning aliens and concerning unidentified flying object spacecraft, that some of the people who were in the meeting were telling us as pastors, you need to prepare your people and you need to get ready to answer them for what you're about to hear being released. Mbere yo kubyinjiramo rero nk'uko bisanzwe kandaho like kugira ngo YouTube ikore kwiza buno butumwa hirya ntubyihererane. Namwe mukomeje kwiyandikisha nkambashimiye cyane. Nawe mushya hano uje hano bwa mbere subscribe kugira ngo ukuri kujye kukugeraho. Niba ukiri imbohe y'ibinyoma ubundi ubuhoke nuko tuzabuhoka. Sangiza mugenzi wawe, wandike icyo utekereza, umbwira uti dore uko nari mbizi, dore uko mbibona, tuganire dukore umuryango, noneho dusangira ukuri kandi nzi neza ko ukuri niko kuzatubatura. Kandi aho like rero ubundi dukomeze turebe ibintu ngo bagiye gusora muri Amerika ni ibiki, bimeze gute, bizaza ryari, tubitegereze turebe reka tubiganire. Abantu rero bashunguye ngo basanga ngari kugira ngo bategure abantu, namara kubategura noneho abantu ngo nibabura ngo bazavuge ngo ibivejuru ngo byateye isi. Urumva rero ko niko barimo barategura abantu bakabategura mu mitwe nkuko ugiye kubisubira muri izi ngingo eshanu. Abantu bose bari kwibaza bati kuki aba bashakashatsi bari kuburira he, bimeze gute? Hazatangazwa ngo ibindi biremwa biri ku isi, yaba biri ku isi yaba biri mu isanzure. Hari n'abavuga ko bigendana n'abantu tutabizi. None bakavuga bati niba mara gutangaza ibyo biremwa bindi biri mu isanzure, tuzahita tumenya ko benshi bazahita batahura bavuge bati bya bintu batubwiye ku itangiriro kwiremwa byose ni ibinyoma. Ariho hahandi rero tukubwira ngo ijambo ry'umwimerere rizazamo, kuko urumva ibyo bintu bamara kubitangaza ngo benshi bazahita bava mu madini kwemera ijambo bacukubira nabyo. Ari bya bindi bivuga ngo mu minsi ya nyuma kubera ibinyoma abantu nyine bazaba barambiwe, bazava ku ijambo bave ku Mana. Urumva ibi bintu ngo bari kubikora kugira ngo bayobye abantu abatabizi nyine. Urumva niba bishyira hanze benshi batari mu ijambo, benshi badakurikira ukuri, bazahita bagira ibibazo byinshi cyane bigendanye n'ibyo bintu. Abemera wenda bazayobya, none abatemeraga bo bazibaza ngo ibi bintu tubonye ni ibiki, batangire bashakishe
cyangwa se bakurikira inzira y'ubuhumyi, bajye mu buyobe. Ari byo bintu Satani ari gupanga. Satani arimo arapanga ibintu bikomeye cyane, ku buryo n'ikibazo kiri kubara muri Irani twese twibwira ko ari ibintu bya peteroli barimo, ariko ngo hari ibintu batahuyeyo biri munsi hariya, byose biganisha ku minsi y'imperuka, iminsi ya nyuma. Bivuze ngo rero ibi bintu muri Amerika bimaze iminsi bihwihwiswa yuko bagiye kubisohora, bagasohora ngo imvugo ivuga ukuntu ngo ibyiremwa byari bimeze, ibivejuru, ibintu byose, noneho bakavuga bati ntimugire ubwoba, ibintu byose byatahuwe ngo bifite ububasha, ngo biri under control. Ariko bikaba bigamije kugira ngo biyobye muntu nk'uko ubyumva aho ngaho kandi nk'uko ndi kubigusobanura. Reka turebe indi ngingo rero hano. Benshi bemeza ko ari ibinyoma, banze kubyemera nabo, bemeza ko ari ibinyoma ngo leta ya Amerika izacura ikabishyira hanze, noneho kugira ngo ibintu by'ukuri n'ibiba nyabyo bazafate bino binyoma, bahita bavuga bati byose biri kumwe, Imana nikora nk'ibitangaza, noneho kugira ngo abantu batazakanguka. None ese mvuga ko Satani ntakunda abantu. Satani ntakunda abantu. Kare nibajije ndavuga nti bamwe bavuga ngo kumenya ubwoko bw'Imana ngo ntacyo bimaze, ni ukuvuga ngo Satani azi neza ko abari mu buyobe bamaze kumukurikira, yashyizeho kashe ze, nta kibazo bafiteho. Noneho mwebwe muri mu murongo w'Uwiteka, Satani aragira ngo azabafata abajyane nabo bose mudasobanukiwe. Noneho we kumva ngo ntacyo bivuze, nakujyana udasobanukiwe, utazi uri we, urumva ntacyo bimaze. Niho naboneye ko Satani afite amayeri akomeye cyane n'ubugome bukomeye cyane. Hano birabikwereka. Ni ukuvuga ngo bazakora ibishoboka byose, ibizaba bahite bavuga ngo ni ibintu bitunguranye tutazi iyo biva, bavuga ngo ni ibivejuru byateye isi, noneho benshi bacanganyikirwe. Niyo mpamvu ugomba kujya mu ijambo ukavuga uti hamwe ntihazagire ukuyobya ku mpamvu iyo ari yo yose. Niyo mpamvu tuzana tukababwira tuti nibakwereka iki ngiki uzareba iki, nibakubwira ngo ibintu bya bari kubigukorera kubera ineza, uzababwire uti no, meze neza, kuko nta kintu cyiza bakwifuriza. Turebe indi ngingo hano. Iri bura ry'abantu rero barabura ngo kugira Kristo nabwo nanaza, noneho ibyo bivejuru byabo bazavuga ngo byajyanye abantu. Hari igihe dushobora kuzabyuka tukumva ku mateleviziyo cyangwa iki yose bakavuga ngo ibivejuru byateye cyangwa biri gutwara abantu. Satani afite imigambi benshi mutiteguye kumenya iyo ariyo cyangwa mutumva uko bimeze. Bateguye ibintu, bashyira abantu ibintu mu matwi no mu bwonko, babakorera iyozabwonko, ku buryo bo bumva ko tekereza nawe kumva yuko wakorera abantu iyozabwonko isi yose, ku buryo bose abantu bose babavana kuri Kristo. Niko batekereza ko nta mikino, bazakoresha ingufu, bazakoresha uburiganya, bazakoresha ibintu byinshi cyane. Ariko we wamenye ukuri, nubona ibimenyetso bikwereka, ukumva barakubwiye mu gitondo ngo ibintu byateye, ngo byatwaye abantu, uzatuze, ushake ijambo ryawe urisome. Numara kurisoma utegereze, hari amahame y'iminsi 3. Ikintu niba bakikweretse ukumva uragishidikanya, tegereza umunsi wa mbere, utegereza umunsi wa kabiri, utegereza umunsi wa gatatu. Burya Imana yaturemye kuntu ibintu byose twirukanyira bikadutera ibibazo, ni bya bintu duhutiraho, bya bintu bakwereka umunsi umwe ugahita ubyisimbukiraho, ubundi bikakugiraho ingaruka. Ariko iyo umunsi wa mbere wihanganye, ukihangana umunsi wa kabiri, ukihangana umunsi wa gatatu, ya masaha 72, iminsi 3, ikintu cyose umaze kubona niba kiri bukugirire neza cyangwa niba kiri kugirire nabi. Niyo mpamvu rero bakubwira ibyo bintu ngo byaje, uzategereza iyo minsi 3 kugira ngo urebe koko aho ibyo bintu bigana. Reka turebe. Ariko ntago bizabuza abari mu bubyutse nkatwe, ngewe, weho, twese hamwe, kumenya ko ibyo bintu ari ibinyoma, kuko tuzabaza ibibazo byinshi cyane. Twibaza tuti ibi bintu bigenze gute.
ibi bintu bitunguranye biteye biturutse he? Ukibaza ibyo bibazo. Ya minsi ikazaba irimo iragenda ishira noneho kwa kuri kukazaza hanze, kandi nzi neza ko Imana yaravuze ngo uzihangana akageza ku munota wa nyuma ngo azakira. Ibinyoma niba bizana ukihangana, bagakora ibintu byose by'amanyanga, bagakora ibiki byose, ntugire ubwoba, ukaba uri mu ijambo, wuzuye ijambo, nta bwoba uzagira. Ni ukuvuga ngo numenya ukihangana ugategereza, ukabuza ukuri, ukamera niyo minsi utegereje, byose uzahita ubona ibinyoma byabo, noneho nibwo uzabicika. Naho abazabyirukankira, abo ngabo Satani azabajyana mu irimbukiro badasobanukiwe. Abo twabanye rero nkambashimye, mbere yo gusohoka munano kandi like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi. Akomeje kwiyandikisha namwe ku bwinshi, ndabashimiye cyane. Nawe utariyandikisha subscribe kugira ngo ibi bintu bijye bigera ku bantu benshi cyane. Nzi ko ariko ukuri kugera ku bantu, kandi ukuri kubohora imbohe. Ibyo bintu muri Amerika bagiye gutangaza mu minsi ije, akaba ari nayo mpamvu abantu bose babashakashatsi bari kugenda baburirwa irengero, bandi ngo bakabica cyangwa bakaburirwa irengero. Nibyo ngo bashaka gutangaza, numva bavuga ngo bazabitangaza mu kwezi kwa gatandatu, itariki sinyibuka neza, ariko nzabikurikirana umunsi bazabitangaza, nzabibagezaho mbabwiye ibyo bintu batangaje ni ibiki, tubimenye hakiri kare, kuko ibyo bintu biri gutuma abantu baburirwa irengero ku bwinshi, babikora ubushakashatsi. Urumva ko ari ibintu bikomeye. Niba koko ibyo bintu ari ukuri, bihuza n'ibyo by'ubushakashatsi bari gushaka, kuki batareka abo bantu bakora ubushakashatsi none ngo babizane ibyo ngibyo, babahuze n'ibyo bazazana? Urumva ko ibyo bazazana ni ibinyoma. Abangaba babishakashakaga baburisha bakaburirwa irengero, bari kuzazana ukuri. Niyo mpamvu bari kubakura mu nzira byihuse. Ngayo nguko rero tutegereze turebe ko gatandatu ni kugera, ngo ari na filime babikozeho izasohoka kuri iyo tariki, akandi nubwo bazabyerekana, bazabivuga, bazabishyira hanze, bazi ngo bagiye gukorera isi iyozabwonko rikomeye cyane. Urumva ko ibintu abantu mwebwe mutekereza cyangwa mukurikira n'ibi bintu bagiye gushyira hanze, urumva ko ibi bintu no kubitega amaso tukareba ibyo ari byo, kugira ngo bitazatobya. Ariko kuba tubizi ryabuye ryagaragara hindi barikisha isuka, niko tuzabitsinda. Nkambashimiye rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, toda haba, tov meyo.